Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, nizera ko mumeze neza cyane kabisa, nanjye meze neza, meze fresh. Ndaje ngo tuganire ku makuru y'imikino abakomeje kugenda avugwa agezweho hano mu Rwanda mu ikipe ya APR Football Club. N'ibisanzwe kabisa niyo twe tuganiraho kabisa, tukakomeza kugenda tubagezaho amakuru yayo mu gasobanukirwa cyane k'abakunzi bayo muri bench hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Kandi agushimira wowe wamaze gukanda subscribe, hanyuma nawe utarakanda subscribe nyamureka iki nicyo gihe ngukande subscribe. Nimba uri inshuti cyangwa se uri umukunzi w'ikipe ya APR Football Club ukaba utarakora subscribe, urimo uracikanwa, we kanda subscribe, ibintu birushaho kugenda neza gatanu kuri gatanu. So reka mbabwire ko tugiye kuba tuganira ku ikipe ya APR Football Club. Ni byinshi tugomba kuyiganiraho kandi byiza by'ingenzi, amakuru meza rwose akomeje kugenda avugwa muri ikipe y'ingabo z'igihugu muri iyi minsi imeze neza, hagaze neza, abakinnyi bayo rwose bari en forme, bameze neza, morali ni yose. Navuga ko they are working as team, bari gukora nk'ikipe kugira ngo barebe uburyo none navuga ngo shampiyona nibwo kuri bo igiye gutangira, kuko buri umukino wa Etincelle niba ubara ntabwo bawubara rwose, ubarahera ku ikipe ya Gasogi United. Hari nabyo nje ngo turambure rwose gatanu kuri gatanu, mbabwire ko byestaye, dore ko habura amasaha makeya, turi ku munsi wo kuwa gatanu. Nizere ko mumeze neza cyane kandi mbifurize kugira umunsi mwiza mwinja no muri weekend. Ubwo rero ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ruzaba rwambikanye umukino w'ikipe ya APR Football Club yakiramo ikipe ya Gasogi United. Ni ku munsi ni ku isaha y'isa moya z'ijoro. Amagambo ya KNC munsi mbafite amakuru rwose menshi, amagambo ya KNC urumva yishongora ku ikipe ya APR Football Club, avuga ko noneho ngo yizere ko we mutari bumutinye nkuko ngo mwatinye Rayon Sport. Gasogi si iryana, Gasogi ngo si igisimba, Gasogi ngo ni amakipe nk'ayandi yose, ariko ngahitandukanye n'izindi yo nirakomeye kandi ngo y'uyu mwaka ngo yubakiye ngo ku bakinnyi bakiri batoya, ngo baranguraza ukaba wabafetse uvuga ngo n'abana bakiri batoya ngo bakakujwigiriza koko. Atironga ikipe ya APR Football Club nayo turashize turahuye, nifuje gukina nayo ishaka kunkwepa uyu munsi twahuye, ati ibice nta kindi kintu nshaka kitari ukuyitsinda. KNC amagambo yavuze, avuga ko rwose ku munsi w'ejo ashaka gutsinda ikipe ya APR imbere y'abakunzi bayo ndetse n'imbere y'abafana ba Gasogi United rubambye ngayahagazeho kandi yanayasubiramo, kuko ngo ntacyo yavuze ativugiye kitamuturutse ku mutima cyangwa se no mu magambo ye, atariteguye kandi yiteguye kubabaza ikipe ya APR Football Club. Nayo magambo nagira ngo mbanze mereho nyababwire. KNC ubwo aravuga ko APR ejo agomba kuyitsinda. Ariko KNC nanone akaba ari wa mugabo buriya yaba ari Rayon Sport bari buhure, utuvideo tuba turi gucicikana ahantu hose, urumva, kuko yarayifatiye. Navuga ko ugeranyije APR na Rayon, KNC buriya yubaha cyane ikipe ya APR Football Club, kuko abavuga ko ibyo naramuka ibyavuze anytime nibigira mu kibuga biri buhinduke totale 100%. So abakunzi b'ikipe ya APR Football Club ndagira ngo kwanza amagambo ya KNC murayavugaho iki? Kavuga ko ari bubatsinde byoroshye vibaya sana. Mwebwe murabivugaho iki? Hanyuma prediction zanyu kuri uyu mukino bizagenda gute? Nimba muzatsinda koko ikipe ya Gasogi muzayitsinda ibitego bingahe? Amanota 3 y'uyu munsi murayashaka? Mwanze muhereze ubutumwa KNC, cyakwa hano muri comment mu musubize KNC. Koko
avati nimutinye Gasogi nk'uko mwatinyereye ngenda batsinda mbatsinda imbere y'abafana banyu, namwe abafana murabyemera? Ese nimba atari ko bimeze muramugenera ubuhe butumwa ku munsi w'ejo ni abazaza kureba match? Murumva APR umukino uzarangira gute? Ibitego bingahe ku mpande zombi? Zizatsindana gute mu buhe buryo? So nibyo rero amagambo ya Kenisi we na muramuzi ntajya bura. By the way ndanamwemera kabisa kuko no best motivator, no mushusha rugamba kabisa, ubona ko ibintu abikora neza, ibintu bigashyuha bikamenyekana. So ubwo rero icyo nababwira nuko umukino ku munsi w'ejo isaa moya niho washizwe, ngira ngo impamvu wahashizwe murayizi nuko isaa 9 Rayon Sport izaba yabanje gukina n'ikipe ya Bugesera kuri Kigali Play Stadium, Stade Amahoro. Murabizi ko ngiye kubanza bakongera bagasibura buriya bwatsi bwiza, bakareba ko kibuga bakongera gusa nk'abagisanasana, goro kizongera gikinirwamo n'ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse na nyuma yaho wa mukino wa Rayon Sport na APR Football Club nibwo uzongera kuba ukabera muri Stade Amahoro. Ariko mu yindi minsi bye bitarakemuka, Kigali Play Stadium nizajya hostinga iyi mikino. So bizaba bishyushye ku munsi w'ejo. By the way, inkuru nziza muri APR Football Club nuko ku munsi w'ejo afande chairman retired Colonel Richard Karasira, urumva, yakiraga ku kibuga cy'imyitozo Ishorongi kuri Kirenga Stadium bamwe mu bayobozi baherutse gushyirwa mu nshingano, urumva, bonakubwiramo Captain Deborah Muzungu ndetse na Colonel afande Liyetona Colonel afande Alphonse Muyango basuye equipe mu myitozo. Karasira bapresenta ku bakinnyi, basobanura bimwe bigiye bitandukanye, amateka yabo muri RDF ndetse cyangwa se n'ubumenyi skills bafite kuri football. Nk'ubu Deborah Muzungu shinzwe imari, mu gihe Alphonse Muyango ashinzwe logistics, byinjira n'ibisohoka muri APR. Ntabwo bifite aho bihuriye cyane n'umupira w'amaguru, ariko kuba barabyinjije barahawe izo nshingano mu ikipe y'umupira w'amaguru uze ngo bafiteho neosiyo, arabibabwira ko nabo ari abantu bakurikirana football cyane kandi APR bayikurikirana bya hafi cyane ko ngira mukona muri ayo mafoto baracyari bato cyane, urumva. Ubwo rero aba Karasira bwira abakinnyi ba APR ko rwose bungutse bazabafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi ko ibintu bizagenda neza. Nabo bongera kubashimira, ndavuga Muyango ndetse na Deborah Muzungu, nabo na Mini Deborah Muziranenge bashimira ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club bwabatekerejeho bukabareza inshingano, banasezeranya abakinnyi ko bazabana neza kandi ko bazakora byinshi bigiye bitandukanye. Ati intego y'ikipe ya APR Football Club ni intsinzi ndetse n'umurava, ibyo byose tugomba kubibona, ariko umurava niwo ugomba kubanza, intsinzi igakurikira, urumva, kuko ugomba kugira umurava nyine ku kazi, ibyo urimo byose bigamije ubona byafasha ikipe byayiteza imbere, ugakora bikomeye cyane, hanyuma intsinzi izikurikira uwo murava kandi iyo ufite ukora cyane, iyo ukoze cyane, intsinzi iraboneka. So ni ibintu byiza rero. Ku munsi w'ejo nyuma y'imyitozo nibwo baganiriye na bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club, bemera ko ibintu byiza, nyine urumva ko ibintu nyine bimeze neza kabisa. Abayobozi bashya bakurikirana ikipe bayizi, bivuze ngo ibintu bizagenda neza cyane. APR rero uyu munsi irakora imyitozo ya nyuma itegura umukino, reka mbivuge ko ariyo
iyo myitozo ariyo iraba itegura umukino w'ikipe ya Gasogi United. Urumva kuko ku munsi w'ejo APR izava Shyorongi iza kuri stade, ubwo navuga ko imyitozo wenda bazakora bashobora kuzindukira muri gym bakora imyitozo itandukanye ngororamubiri, ariko apana mu kibuga. Nyuma ku munsi kino nyirizina ku kibuga bagakora twashifoma mbere yuko umukino utangiranye. Na wundi imyitozo yabo ya nyuma n'uyu munsi shora no kuribera abafana rwose bakaza kuyikurikira. Amakuru mfite rwose nuko bashobora kutaba iri awikuru n'abafana, ahubwo mwemerewe kujya kureba ikipe yanyu ya APR Football Club. APR rero nongere mbibabwira abakunzi bayo, iri ku gitutu y'umwaka. Umutoza Darikonovic nawe nuko aramutse adatwaye iki gikombe cya shampiyona n'iyi squad afite iremereye, niwe waguze neza. Ni APR niyo yaguze ujyanye ya spendinze amafaranga menshi ujyanyije n'andi ma equipe, niyo ifite abakinnyi bahembwa amafaranga menshi. Urumva ko nyine iri ku gitutu cyo gukora cyane uko byagenda kose, nyine igana ikerekana itandukaniro nyine n'andi ma equipe, kuko zagiye ku isoko ariko nizaguze kimwe, nizaguze abakinnyi bamwe bafite karite zimwe. Oya APR yaguze neza kandi yarabitweretse muri aya marushanwa mpuzamahanga yagiye yitabira, nubwo nta bintu navuga ngo bihambaye bageze, ariko batweretse ko ari abakinnyi bakomeye. Ndetse benshi twaravuga tuti ntihaza muri shampiyona ama equipe aragatoye. Etincelle itangira bakoma mu nkokora, Intare binjiza ibitego 2 muri 3 APR yatsinze mu mukino wa Gishuti, banganya ubusa kusa na Musanze. Urumva komeje gutyo byabikomeje gutera impungenge mu bakunzi bayo. Ubwo rero irasabwa kudakora ikosa in every game, in each and every game kabisa, bakerekana itandukano kandi bagatsinda babimerita. Abakunzi bayo kajya baza ku kibuga mugataha mwishimye. So abakunzi wa APR muri kumwe nanjye muri kano kanya, ni ibyo ngibyo wenda twaba tugarutseho, nuko nyine ikipe ikomeje kwitegura Gasogi. Uko byagenda kose bameze neza cyane. Amagambo ya Ken Sava ko ari butsinde yabitangaje kuri Radio 1 ugitangazamakuru cye, avuga ko ntabwo bafite kandi yiteguye gukina kandanda nziza ndetse akanatsinda APR. Nayo twagiye tuyagarukaho, ntambwira ni mutanga n'ibitekerezo byanyu mba ngenda mbibona kabisa. Mujye mushiraho naho muherereye, nge mbatera yambu nanjye mbashaka rwose guhuza namwe inshuti zanjye abakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, by'umwihariko abafana b'ikipe ya APR Football Club, kuko ari bo rwose bahisemo kurikira ibiganiro byacu, kuko nabo tubahereza content igaruka ku ikipe yanyu ya APR Football Club. Imyitozo uyu munsi iraba ku munsi w'ejo, akaba umukino nyirizina, ariko cyane cyane ku munsi w'ejo umuntu utazaba ari kuri Kigali Pele Stadium Nyamirambo, nazaba atari umusportif, azaba acikanwe byinshi ariko byinshi, kuko niho ibirori bizaba bibera. Rayon Sport Bugesera, APR Gasogi. So ngayo nguko rero, ubwo APR gahunda no gutsinda Gasogi amanota 3 bakayaheraho, bakaza sanga rimwe bafite bikaba amanota 4, kuko baravuga ko nta kosa bagomba gukora, bahera kuri Gasogi batsinda mpaka bashaka kuba unbeaten. APR izo nizo ntego itangirana kandi bakazigeraho ko byagenda kose. Hari nta kidashoboka. Iyi ni shampiyona yacu, umupira waho turawuzi,
kama ikipe abameze turayazi, amwe ashobora gutangirana ubushongore n'ubukaka, ariko iyo bigezemo hagati amafaranga yatangiye kuba ikibazo, ibirarane byabaye byinshi, biba ari ibibazo byinshi. APR kandi isigara yemye ihagaze neza, the only strongest team in Rwanda, APR Football Club. Na za Rayon ziragera amafaranga akabura, bagashwana abakinnyi bakivumbura, naho buriya APR yinjirira ihabya andi ma ekipe yatwara igikombe ngo nyakamwe ngibiki. Oya, impamvu itwara ibikombe iba yabivunikiye, yaguze abakinnyi beza, tunze abakinnyi beza, yaba bari abanyarwanda yaba ari abanyamahanga, nta kipe ibarusha kugura abakinnyi beza. Yakongera uko nta bibazo bi finance ifite by'amafaranga mu byo guhemba abakinnyi no gushami ibirarane, nta kuntu rotatsinda rwose, nta ibyo bibazo byose utabifite, sibyo? Nuko bigenda. Ubwo rero ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, mukande subscribe, mudushyigikire, kora like, comment ndetse na share, gere ibiganiro byacu bigere kure. Nimba ukunda ikipe APR Football Club n'ahandi amakuru yayo uzajya yasanga atari kuri Sport Galaxy Rwanda. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima, mukomeze kugira ibihe byiza.